tugiye kureba hamwe ibintu bitatu by'ingenzi wakabaye ukora kugira ngo amafaranga yawe akugirire akamaro. Niba mu cyano cyawe bwa mbere ugera kuri channel, banza ugura subscribe, like, comment, kandi subscribe aho hasi wandike na comment. So ubundi tutangira. Ikintu cya mbere uzakora kugira ngo amafaranga yawe akugirire akamaro, ugomba gutekereza cyane ikintu ukoreshamo amafaranga yawe. Ushobora kwibaza ati watekereza iki? Ushobora gutekereza umushinga runaka. Niba ufite ijana cyangwa 500, miliyoni ebyiri, so ikintu wakabaye gutekereza ni uko washobora mu bikorwa by'umwuga, harimo nko kugura wenda amazu ukazongera ukayasubiza ku isoko, cyangwa se kuyakoresha mu bizinesi yunguka, mu bucuruzi cyangwa se gukora mu mushinga w'amatungo. So amafaranga yawe kugira ngo uyabyazane, ugomba kuyashakamo ikindi gituma abyara kandi. So ibintu kubwira iporoje z'abakire, ibintu by'abakire bakoresha bafata amafaranga yabo bakayabyazana kandi bakaguma batera imbere. Ufite miliyoni cyangwa 3 ikintu bakaba bikora, bakaba gutekereza umushinga byari aho gutekereza umushinga utunguka, usanga yashoye mu gutunguka arahombye, kandi ihombye niwo gusubira inyuma kubera ubumenyi bukeya ku mikorere yawe. Niba ugeze kuri channel ukaba uri kumva iki kiganiro ikintu kiri kugufasha, kugira ngo ukore subscribe kandi like, sharing video, kandi urareba na video zose twagiye dukora. Ndabizi ko niba umuntu wumva neza hari ikintu uri gukora. So batekereza uburyo bwa mbere bagumvisha neza amafaranga yawe ugomba kuyabyaza umusaruro, uyashora mu mishinga yunguka, kandi ukabanza kugira ubumenyi muri iyo mishinga ugiye gushora. Niba ugiye gutangira ubucuruzi bw'inka, kandi umenye ko abantu bacuruza babitangiye bate, se ni kugira ngo ubone gushora. Niba ugiye kurangura wenda amazu yo gucuruza, kandi umenye ngo kurangura hari abakiriya bashaka gukora, kubanza kumenya amakuru yawe. Iyo wishyuye mu bintu utamenya amakuru yawe, wisanga uri gukina. Kubanza ukamenya amakuru yawe. Niba ufite ishami ikintu bakaba bikora, wakabaye gutekereza kuba washinga wenda nka kantine. Hari inshuti yanjye yatangiye cyane, ubu noneho isigaye ikora, witangira kantine, usevinga ibyo kurya, ucika intege, ukabitangiza ibibazo, kandi ukora icyo bita saving, yika amafaranga. So tugiye kubona izatuma amafaranga yakugira akamaro. Amafaranga yawe ukomeze kuyabika gusa, ahubwo ukomeze kugenda kugira dore ko amafaranga abyaranye. Abakire babyaza amafaranga ntabwo bayabika gutyo gusa. Icya kabiri, urabizi ko hari imishinga wateguye. Iyo mishinga niba ufite amafaranga ishyire mu bikorwa, urakubona
zo gukorera mu isoko ariko nta mafaranga ufite ariko ukaba wayabonye. Rero niba ubona amafaranga yenda izo nzozi uzuzuza, niba ufite amafaranga yawe, icyo ugomba gukora rangura curuza kenkayori biragoye ko yafata cyane atari wowe wihondeye. Rangura amasima, curuza ibyuma, usevinga abubatsi bahereza urakoresha amafaranga yawe uzatuma wicaraho mu rugo gusa niyo yaba ari ushaka gukora. Abantu batinya gushora bakunda ibiki, wowe shora gerageza cyane ariko wagerageje cyane. Icya gatatu, ugomba kugendana n'abakire babigezeho kandi ukagisha inama abakire bakora ibyo bintu. Niba ushaka kugera ku iterambere, gisha inama abakire babigezeho kandi bafite risike zo gutangira gukora, kandi ntukajya uvuga ngo ndi mu gihombo, igihombo kiraza ariko niho ukikuramo iyo wabigize mu bushake. So tangira ukore, ube umucuruzi, tangira ube ushinge wenda ubworozi ukontorore, tangira tangira ukagora gutangira buriya iyo umaze gutangira bitewe n'amafaranga ufite. Imana igenderwa, bakunda cyane. Imana ikeneye gukomeza. Kora subscribe, like, comment, sharing video bagenzi bawe.